navuga imyaka 25 ishize mu mwaka w'1994 uyu munsi mwaka w'2019 ndagira ngo mbanze mbwire abacu turi kumwe hano nubwo tutababona abacu mwese mwishwe muri jenoside yakorewe abatutsi miliyoni irenga twagerageje kubarura mu mwaka wa 2001-2002 miliyoni ibihumbi 74 n'abantu 40 n'abandi murenga muri uyu mugoroba twabageneye nkuko mu Rwanda hirya hino ku isi dufite iminsi 100 mbere yo kugira icyo nshobora kubwira abo turi kumwe hano nkuko imyaka ishize yose ibyo dukora ari mwe dukesha imbaraga zo kubishobora ibyo by'umwihariko kuva narokoka mwari mwagiye inshuti zanjye magara munize imbaraga niga ikiniga nshobore kuvuga ijambo ry'uyu mugoroba ubundi iyo mbibutse cyangwa mbatekereje ndi jyenyine bingora gukomeza ibyo nakoraga ariko ndabinginze mu ntiza imbaraga iyo mvuze amazina yanyu ahubwo binanira gukomeza ariko umugoroba nizeye ko mu ntiza imbaraga ngakomeza ntabwo mvuga miliyoni n'ibihumbi 100 reka mvuge gusa mwe nigombwa iteka muvandimwe Rugambwa Rufose Gatema nakwicanye n'umadamu wawe Iramatama n'abana bari maze kwibaruka babiri mwarazimye ntitwazimye mwarazimye ntimwazimye koko turiho muvandimwe Batsinduka Aristarike barakwishe kwicana n'ikibondo harokoka umugore wawe n'umwana umwe muvandimwe Engineer Rwamucyo Eugene barakwishe mana kinga kaboko bana babiri barokoka n'umugore wawe muvandimwe Engineer Batsinduka Makundukize Tarsis barakwishe bagutsinda ubunyambiriri aho wayoboraga umushinga ubuhinzi n'ubworozi bakwicana n'umwashakanye n'umwana harokoka umwe barakwishe inshuti magara Engineer Gasana Gaspard Eminashe Sheralizar kumuhanga buri warashinzwe ubushakashatsi yihariye iyo twita Regiminez bakwicana n'umugore n'umwana umwe mwari mwibarutse ntabwo ndi bugeze kuri miliyoni mereye kuri mwe twabyirukanye dufite imyaka 10 babica turi muri 30 barakwishe cyubahiro Constantin barakwica Disfers barakwishe Ngarambe Juvenal Rukiri ingaragu
barakwishe Ntaganira François barakwica n'umugore wa Françoise n'umwana mwari mumaze kwibaruka ntimwazimye twararokotse barakwishe Kagambirwa Werarisi n'umugore n'abana batatu ntibazimye twararokotse kuko ntari buvuge miliyoni nibwe nsabye mvuze mu mazina umufatanye n'abandi mudutize imbaraga dukore uyu muhango turimo twasanze muri uyu mugoroba ari byiza kugaruka ku gisobanuro cy'igikorwa turimo ijoro ryo kubibuka ijoro ryo kubataramira twasanze bikwiye ko twongera tukabisobanura kuva 1995 twagize agatege na leta ikishakashaka nayo itaragira intege ariko twese hamwe twagize agatege dutangira kubashyingura twiyemeza no kubibuka ntacyo twagenderagaho kuko ntacyo twari nta reference twari dufite hirya hino mu Rwanda aho twakoze ibikorwa byo kubashyingura no kubataramira twacanaga igishyito twacanye igishyito kuva 1995 hari naho twatangiye 1994 ariko twageze aho tubigira icyemezo kuva 1995 tugacana igishyito uyu muriro waka tukicara uko twicaye nk'uko hano tuwukikije tugakora igikorwa cyo kubavuga amazina cyo kubavuga bo muri bo kuva icyo gihe muri uwo mwaka wa 1995 twakomeje dutyo tumaze gutera intambwe ikomeye ndetse icyo gihe twashakishije icyashushanya inshingano dufite dusanga ari igicaniro kuko igicaniro ntikijya kizima igicaniro ni umuriro uhoraho mu muco w'Abanyarwanda dusanga ibyo turimo mutari abantu ducana igishyito uye kizagere tutigiti dusanga mukwiye igicaniro mukwiye kutubera igicaniro dukwiye kubaka igihugu muzibukwa ubuziraherezo uko ibihe bizasimburana iteka de generation en generation uyu munsi hashize imyaka 25 kibabwira mpera mu 1995 mbabwira iki kindi kitaruvuga ko umuntu akoze bilan birashimishije n'ubu bishimishije tuvuga ari ibyago twagize ariko uko twatekerezaga icyo gihe biragaragara ko birimo bishinga imizi tuzaharanira kuva imyaka 25 tumaze kubaka ukwibuka kwanyu bizira iherezo tukazabisigira aho tubyaye bakazabisigira aho bazabyara turi u Rwanda ibyatubayeho mutazigera mupfa ngo muzime ni bumwe mu buryo bwanyu bwo kurwana urugamba n'ababishe muzazima kandi ubuziraherezo nk'uko igicaniro gihoraho nubwo haba ubu gisinzira ariko icyanyu cyo nta nubwo gisinzira kizahoraho ubuziraherezo mwumvise rero igicaniro mu gisobanuro cyacyo cya mbere n'iki dukora icyo kiba gisobanuye ni ikidushushanyiriza
ukwibuka ubuziraherezo nk'uko igicaniro gihoraho. Ntitwabacanira gishyito ngo igihe kigere tuzata igiti, tuzabunamira ubuziraherezo, ntituzigera duta igiti, tuzabifashishwa n'igicaniro. Igicaniro kandi ni igishushanyo, ni ikitugaragariza ubuzima. Nyuma y'imyaka 25 nta kintu gishimije wacitse ku icumu nk'uko ubona igihugu cy'u Rwanda, igihugu cye mu ijwi ry'abakiyoboye, mu ijwi ry'umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, nyir'u Rwanda, mu ijambo rye rikuru ku munsi wo kwibuka agira ati abo saba ni mwebwe bareswe, nimwe mufite icyo mutanga. Agira ati iyi miliyoni irenga twibuka nimwe twubakiraho u Rwanda, nimwe fondasiyo y'u Rwanda. Nyuma y'imyaka 25 maze kubaganiriza gato ku bikorwa dushanizwa n'igicaniro, haraterwa intambwe ishimishije kandi itanga icyizere. Nkaba numva n'ubu tubabaye, ariko turi abantu bafite intimba ibangikana n'ishema, igendana n'ishema. Niyo twibuka abacu nk'abana bavuganye ikiniga, mu kanya turi bukomeze tubavuga ibigwi tuvuga baribo, iyo tubavugana ishema rivanze intimba kuko tutari kumwe nabo. Nkaba ngira ngo mbe mpagarariye aha, twinjire koko nyirizina mu muhango twateguye kuri uyu mugoroba, mbashimira ko hari abari bifuje ko basobanurira kuki umuhango tuwita igicaniro. Nongere mbibabwire, tukomora mu mwaka w'1995 umunsi dutangira gushyingura bwa mbere, kugeza igihe rero izina rifashe hano mu Bubiligi. Rero kuva mu myaka irenga 10 ishize dukora commemoration hafi iteka hose mu mijyi y'Ububiligi, ikaza gusozwa cyangwa ikaza kuba irimbanije mu gikorwa nk'iki natwe tugiye gukora, kandi tukayikita ijoro ry'igicaniro, veille commémorative igicaniro. Murakoze. Iryo jambo rya nyuma bakubwiye, ryurizirikana ki?